tubahaye ikaze bakunzi ba Mukire TV, aracyari Mr Sam nk'ibisanzwe. Noneho turakubwira uburyo ushobora gukora ibiryo by'inkoko zawe zitera. Ni feeds for layer manufacture. Feed layers manufacture ni uburyo bategura ibiryo by'inkoko zitera. Ndagira ngo niba wararebye video zacu, hari na video twakoze igaragaza ibintu by'ibihingwa ndetse n'ibintu bikomoka ku matungo bishobora kuvamo ibiryo uzakoresha mu bworozi bw'inkoko zawe. Ni ukuvuga ibikomoka ku bihingwa ndetse n'ibishobora gukomoka ku zindi nyamaswa. Iyo video nayo twarayikoze, ishobora kunganira iyi ngiyi kugira ngo utegure ibiryo noneho byujuje karite zose ushaka kugira ngo umusaruro wawe wiyongere. Noneho ni ukuvuga ngo ibiryo byacu tubibarira mu ijanisha. Niba tubibarira mu ijanisha rero, ubwo niyo mpamvu twaguteguriye video ivuga ku rugero ushobora gukoresha ushaka kubona ibiri 100 byujuje karite zose kandi byujuje na quantity bitewe n'umubare w'inkoko ufite. Ubu twafashe impuzandengo y'100 kuko ibiryo byose biba biri ku ijanisha. N'ibyo bacuruza bisanzwe, ama ingredient aba bigize cyangwa se ibi bigize nabyo babikora bari gukorera ku ijanisha, bakorera ku ijanisha. Niyo mpamvu natwe twaguteguriye video ivuga ku ijanisha y'ukuntu ushobora gutegura ibiryo by'inkoko zitera. Ikintu cya mbere ni utuntu 10 ugomba gukurikiza ugahita ukora ibiryo byawe byujuje ibisabwa byose kugira ngo inkoko zawe ziguha amagi menshi cyane kandi amagi yujuje ibisabwa byose. Apana y'amagi hari amagi aba atujuje ibisabwa, urugero nk'amagarama igi rigomba kuba rifite ugasanga ritayafite, cyangwa se harimo nk'amashelisi. Ayo magi agiye abura bitewe n'ama ingredient ukoresha mu bworozi bwawe, ariko aka ngaka iyo ugakurikije igi ryawe riba ryujuje ibisabwa byose. Ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba gufata ibiro 33 by'igiheri cy'ibigori. Ibiro 33 by'igiheri cy'ibigori. Hanyuma ugafata ibindi biro 20 by'igiheri cy'umuceri, maize bran and rice bran. Hanyuma ugafata ibindi biro 8 by'igiheri cy'imyumbati, cassava meal. Hanyuma ugafata ibindi biro 16 bya soya. Hanyuma ugafata ibindi biro 8 bya moras. Moras ni ukuvuga ngo itanga energy. Ugiye ahantu bacuruza ibiryo by'amatungo naho baragigira, ugafataho ibiro byayo 8. Hanyuma ugafata fish meal, ibikomoka ku mafi, ibisigazwa by'amafi, ifu yabyo, ibiro 8 n'amagarama 4. Nako ni ibiro 9 n'amagarama 4. Utu tuntu uze kutwumva neza, uramutse udukarikiye twaguhereza 100%. Hanyuma ugafata premix ikiro kimwe, nayo n'indi product cyangwa se minerals zitanga ama vitamins. Hanyuma ugafata yo bita bone meal, ni ukuvuga ni ifu y'amagufwa, ibiro 5. Hanyuma ugafata limestone, ifu y'ishwagara, ibiro 4. Hanyuma ugafata n'umunyu, ibiro 0.6 kg, ibiro 0.6. Hanyuma wowe ibingibi byose yubivanze uhita ukora ibiryo byujuje ibikenewe byose kugira ngo inkoko yawe igiye guha amagi menshi kandi mu gihe cya nyacyo amagi yujuje ibisabwa. Utu tuntu bayo utatwumvise wakongera ukareba video yacu ukatwumva neza. Niba ushaka korora inkoko cyangwa se niba warabitangiye, utu tuntu ni ngombwa kutumenya. Ndagira ngo urebe video yacu neza, aho utumva utubaze muri comment. Ciao ciao.